umumotari kumbwa ngo se kuki utatega moto ahubwo ati njye nega mbishaka nuko ndajya gutega ariko mu binegetse kandi waje ibyo mbonye abandi bo barambona gute ninega shaka kujya ngo nabandi bambone arambwa ngo ariko kuri kugenda ubakana gato keza ndi kuba gasore keza gato yego ahubwo abakobwa bari kunyuka inyuma ribira batandikana bari kwiruka biruka inyuma y'agasore gato k'ibyaka cy'urura mbiriye amacho ikaze kuri RIV Entertainment twongeye kwakira wa muntu mwari mwarabuze mwakunze muri benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga rizo YouTube ikaze yego ndabasuhuje kuri cyane ngo yitwa wajya nguki RIV Entertainment RIV Entertainment mugakora na share na comment na like bagomba gukora subscribe wow ubwo ngewe rero mureba ni Dusengimana Jean Baptiste kuri YouTube wandika Afande Nyarudindiri Musaza Roza Muhando official byavuyeho ese nyine ni ukimana yabishatse Afande Nyarudindiri Musaza Roza Muhando ntabwo byabura kwitwikira kabisa Nyarudindiri ikaze yavuga Afande Nyarudindiri Musaza Roza Muhando sorry nari nibeshye ikaze Afande Nyarudindiri oya no mu kiganiro hepfo uzandika Afande Nyarudindiri Musaza Roza Muhando iryo niryo zino ubu ngubu urimo kumenyekana cyane rwose Afande Nyarudindiri Musaza Roza Muhando none ubu ngubu uhugiye mu duke ko tutarimo kukubona neza muri iyi minsi wamura ese nugupfa kumba nabwo wowe urambonye abandi bambuze cyane nukuri nta muntu ukipfa kumama kuko yishakiye ubu ngubu usigaye bihenze cyane ubwo ndi kugenda nzamukura indi ne umva iryo zina rindi mana yanzamuriye Afande amashyika bisura yakwiriye Afande official ninjye yabyikuriyeho yego nkoresize telefone nsira manza Afande Nyarudindiri Musaza Roza Muhando mbona ninjye uje ariko hari abantu bari barakwimye email yawe baje kuyiguha email abo ngabo babitwaye narabibasije nafunguye yanjye bwite iyawe bwite ubu ngubu none irimo kwitwa ngo iki ko nagiye kuyishaka Afande Nyarudindiri Musaza Roza Muhando niko ubu ngubu urimo kwita cyane utiyibona cyane yanjye irimo utuntu tw'uduce tw'utuvideo nimba ari akavideo mbonye kawe mwita kase kuri TikTok nkagakuraho nkagasa kuri telefone nkagashyira kuri channel yanjye kugira ngo ngende nkomeza kwibuka wa muntu yego ni byiza aba yanshimishije kugira ngo bitazahanagurika ariko channel yawe ntago irimo gukora cyane sinzi ikibazo oya ntago igihe kirajya cyo gukora nge ndabizi yego igihe urumva kizagera ryari ninicera mu nzu yanjye yego kadasitere nziza cyane ibyumba 4 kuzama cyangwa 5 hamwe na etage none ubu ngubu ariko imani kumbwa etage cyane etage ariko ubu ngubu uracyabarirwa mu cyiciro cy'abasore cyangwa cy'abagabo oya ngende kubarirwa mu cyiciro cy'abasore batoya bakiri bato imyaka 18 19 20 kubera iki iyo myaka yose wayikuye meruko ufite mu myaka 40 n'ingahe ubu ngubu urimo kugira imyaka 10 n'ingahe kubera iki Imana yambwiye ko izagenda yigabanya cyane Imana igenda ipunguza Imana yaratsinze ngo atinze kukugira akana gato mwana wanjye mbega byiza ati ndayimanuye imyaka ariko ndimo kubona no kuba n'agasore rero nashe umuntu uje mu motari kumbwa ngo se kuki utatega moto ahubwo ati njye nega mbishaka nuko ndajya gutega ariko mu binegetse
kandi waje ibyo mbonye mbona abandi bo barambona gute ninega Eh. nshaka kugira ngo n'abandi bambone arambwa ngo ariko kuri kugenda ubakana gato gato keza ndi kuba agasore keza gato gato yego ahubwo abakobwa bari kunyuka inyuma ribira batandikana bari kwirirwa biruka inyuma y'agasore gato gato k'ibyaka cy'ubunurane ntabwo byoroshye abakobwa baba bavuga ngo rega uri agasore keza gato gato k'imyaka 18 mbese uhanitse cyane umukobwa uri guhanika imyaka yanjye cyane ngo yahanitse ngo mbese ngo yanzamuye mu myaka ni 20. none ubu ngubu ufite imyaka ingahe wowe ku giti cyawe? yanjye bwite ni 44. 44 bagahita bapunguza ugize myinshi akagira 18. 20 ubwo yahanitse n'abagore bapfakazi batayemo buri wese ngo aranshaka ngo nta mugabo agifite ibyo birandeba none babonye ari wowe mugabo w'abapfakazi rero ni yaso ni we mugabo w'abapfakazi akaba ni se w'imfubyi sinjye ko umugabo w'abapfakazi mu Rwanda bose babanyiruka ariko nyine mfite isezerano rya fiance w'umuzungu fiance w'umuzungu cyane Nyarudindiri France oya afande Nyarudindiri musaza Roza Muhanda ubu ngubu ufite fiance w'umuzungu ni isezerano gusa cyane rwose rizasohora riri hafi yego none ubu ngubu se icyongereza urimo kukiga cyangwa urakizi? icyongereza ntacyo nzi ariko Imana yambwiye ko nzabyikorera natiriwe njya kwiga. Nese uzakoresha ikintu cyitwa translator? Translator ni iki? Ku buryo umuntu ashobora kuvuga ikinyarwanda cyangwa icyongereza wowe ukagihindura mu rurimi wumva. Oya ni icyo gihe hazari ibyuma by'ikoranabuhanga mu bukwe bwanjye na fiance. Ku buryo ibyo azavuga bamushyize akanuza mu matwi. Nimba mvuze iwe akabyumva mu cyongereza. Nimba wavuze njyewe nkabyumva mu kinyarwanda. Gari ikoranabuhanga by'abantu bazi tekinike y'ibyo byuma. Ko numva uri umuhanga cyane. Ariko icyo gihe nyine nzagenda amenya na gake gake nkuko namenye my friend ya Veso Manche ntabwo nigeze njya kubyiga. Ongera usubiremo ako kantu. My friend ya Veso Manche ntabwo nigeze njya kubyiga. Bishatse kuvuga iki? God morning sinigeze njya. My friend ya Veso Manche Chutenge ndagukunda cyane. God morning mwaramutse ntabwo nigeze mbyiga. Iyo ugendana n'umuntu uvuga cyongereza ugenda umenyamo. Ibyo kumbwa rero ngo manze njye kwiga gusa ibyo nabimenye ngiye kwiga. Uzi kubara kugera kuri 20 rero. Rakada? Gerageza. Rakama? Ntabyo washobora. Ni ngaho ndirimbira ku ndirimbo ya Roza Muhanda dore ko uri musaza wa Roza Muhanda. Cyane bwo afande Nyarudindiri musaza wa Roza Muhanda. Ngaho rero nkubitiraho ku ndirimbo byibure ebyiri za Roza Muhanda. Ebyiri za Roza Muhanda. Yego. Ebyiri kandebe imwe nibura. Reka nzanyirebe. Nuko uyirebera muri telefone? Ngenda nyirebera aho nshaka hose. Ngaho yiririmbe rero. Ambe kimbili bwana wingu wako ni Mungu wako. Amtimbili macho yangu Mungu wako ni Mungu wako. Amitikime dalizunguka mji wangu difungirika. Amitimbili macho yangu Mungu wako kupumuliku. Amitimbili wadu ya badu msulipe ni vumilifu. Alisibili mzunguka msulipe ni vumilifu. Bana Yesu nipe ni vumilifu. Baba Mungu nipe ni vumilifu. Mtindire mchuka atilite nisaidie. Amatimini ya nichuka nendika
nisangirike adepoti Kistimulika Baba Baba Mungu nipe uvumilivu Bwana Bwana Yesu nipe uvumilivu Bwana Mungu na Bwana Mungu Mungu na betuka sensei Bwana na senene kaya Mpunga na senene idea Mpunga Mtapani mpungu Matani senene senene kaya Mani mama macho yangu Mani chapaka sikitani Bwana Bwana Mungu nipe uvumilivu Bwana Bwana Yesu nipe uvumilivu Bwana Bwana Mungu nipe uvumilivu Mungu na mapungu Mungu Mungu mnapenye sinyenyekea ini saidie Mungu na sinyenyekea Mungu Punanga si Yesu na sitani punga zimu punga sikane kimuya Mungu maneye yamasi chini Mungu punga pesi Mungu amina Yesu amina Amina, amina. Igiswahili ndumva ukizi urakidudubiza koko. Icyo giswahili wakigiye hehe? Wakigiye? Ntabwo ndakimenya. Ni vumirivu. Vumirivu. Bisobanura iki rero? Umbaze nkubaze. Sinyenyekaya. Ciye bugufi. Cyakora. Sinyenyekaya ciye bugufi. Isaidiye mfasha. Harya ngo masikini umukene umukene ndi umukene uri umukene nanone ubuvuga ibiki ubuvuga ibiki mvuga nyine ntubyumvishe se nyine nimba mvuga ati ndi umukene ciye bugufi mfasha mbese uramba nisabira ubufasha mu buryo abantu batamenya yego niko bimeze harya ngo kera bakwitaga ngo iki kera se yego kera mu miryango y'aho mvuka nyine kaka ubyara papa na sogoko babyara papa nyine bacurangiraga abazimu abagirwa za nyabingi za ryangombe mbese ni ibyo ngibyo nyine namenye ubwenge mbona njya gusenga muri adeperi njyana na mama ariko basogokuru ari abarangi ko biteye ubwoba kuko iri iwacu Nyagatare amatora yagwiriyeyo n'abarangi gusa none wowe waje guhinduka gute njye namenye ubwenge njya gusenga njyana na mama muri adeperi yego ni uko nguko Imana yagiye indokora kuko icyo basogoko bananze bitambi kuzimu kera mfite imyaka 4 ariko ibyo byose byavumbuwe ngeze na Kigali ejo ndi 2012 kimwe cyangwa igihari 2012 nibwo wageze i Kigali Imana imbwiye ati va mu bigirwamana by'iwanyu yego ati hari ibyo nzagukora igitangaza ati nzakuzamura ngeze na Kigali Imana yambwa ati nago uzasubira mu cyaro akungutuze mu mujyi wa Kigali amashimwe uzawuva mujya muri Amerika Imana iracanga yambwa ati mwana wanjye amasazoro yawe ntago ari hano mu Rwanda ni muri Amerika mbega byiza kandi nayi Kigali nzajya muri Amerika amaseze inzu yanjye akadasitere na etage inzu ebyiri ndimo kumva uri ku rundi rwego nziza cyane igipangu cyiza na etage igipangu winziramo imodoka yavuye guti yego njye muri Amerika amasanga inzu yanjye nanjye nzandika kumwe na fiance wanjye w'umuzungu none ubwo ngubwo mbere ayo mazina tutarayarenga cyane gaho mbwira ngo nyine baba kubera ko namenye ubwenge ndakantu kakagwingiriye ko hasi
barangwingiza hasi nakwica ngasobekeranya ubuguru akada karageze iriya baranduze eh n'ijwi bararirose sinavugaga neza navugaga nkwigira ukajya ngo ni inyoni narimba mu rusengero bakajya ngo ni inyoni kutwigira mu rusengero ariko mu rugo bamungisha papa yarasarisizwe na nyina ariwe kaka kuko kaka ari umurozi barapfuye ejo bundi nibera inaha i Kigali bamungisha kwa mama wacu mu Bugesera none kwa mama wacu abaturanyi bakajya bamamaga amazina buri wese avuga izina ashaka muzehe undi akaza ati Nyaruda undi ati Kibirando undi ati Nyarudindire byose mwitaba kuko Kibirando bisobanura iki ndabizi si Kibirando nyine yari amazina nyine babona ari umuntu nyine wagwingiriye hasi na Nyaruda kuko nari mfite akada kageze iriya akada kagacuma baranduze ikibare ariko Imana niyo yakinyiziza ubundi Inyagatare banyirukansaga mu bapfumu ngo bari kumvuza n'abakunsindagiramo ibindi bizima mbega ukuntu wahuritse ariko muri ADPR iriya ntibigeze bagira iyerekwa abahanuzi ntibigeze bagira iyerekwa ngo bavuga ati ibi kugenza umwana ni ibi reka da byahishuwe n'abahanuzi b'inaha i Kigali urumva ko n'abo ngabo baho bafite imbaraga bakoresha izo mbaraga z'abarangi aho ngaho banuza nyine ba masenge kaka yapfuye ejo bundi ndi inaha i Kigali abasigira uwo murage nyine nubwo basigiye abasiga ibisigisigi nta mbaraga bifite cyane none ubu ngubu wagiye gutabara se oya na mama yaje gupfa kuri Imana irambuza nambwa ngo wijyayo baguteze wanga kujya gutabara umubyeyi wawe baguteze nayo kugenda niyahuye ahubwo kuba ko nimba Imana ikubwira ati wijyayo ntabwo ugomba kujyayo kuko bayibaneze ati niwe baguteze uravayo uri ikigoge cyangwa Imana irasanga iri inshobano neza ati ntabwo urapfa ahubwo bazakuguhindura umuntu w'ikigoge kiri aho ngaho kirimo arima mu gasozi abantu bose bakureba ku gasozi ati nujyayo niko biri bugende mama maze gupfa nibwo nasohoraga ya ndirimbo ya mbere yitwa Bene Data yahitinze cyane akimara gupfa njya no kuri telefone ku murongo mpita mbahamaga ndavuga ati nasuye indirimbo nagiye no kuri telefone bamaze kumushyingura ibyo bintu se byabereye rimwe ariko uwa mbere nsohora indirimbo muri studio ariko wa gatatu ibintu byose biba birafungutse kuko Imana yamaze kunsangira ngo ati mwana wanjye mukuye ikuzimu ariko hari ugiye gupfa akuzize nawe ni mama mbega ibintu bibabaje nabwiye Imana ati Imana se kuko ibi ni ibiki ubu ngubu niyo mpamvu nta muntu ugomba kunyiyoberanya nubwo yaza yuzura umwuka ari mu bicu Imana n'agakiza nawe bihuriye wanyiyoberanya nkahita nkuvumbura kuko ubifitemo uburambe cyane rwose mu by'Imana kubera ko icyo gihe nibwo nabwiye Imana ati Imana kuki mama apfuye warambwiye ngo nta muntu wo mu muryango uzapfa atabonye neza uzangirira Imana yasangira ngo ati mwana wanjye na nyoko ko bifitemo uruhare ati niyo mpamvu muvanye mu nzira mucyuye urajya kumushyingura se uragenda umuzure ahubwo uragwayo nawe Imana ariko ati tuza mwana wanjye ndakurinze Imana ibikurindiramu Imana ishimwe kabisa ubwo ariko kimwe cyavuyeho hakemuka ibindi urumva ko cyane nyine iteza ikibazo ikagikemuza ikindi nari bivuze nawe nuko nguko iteza ikibazo ikagikemuza ikindi nabo ba masenge nibadakizwa iraze bavane mu nze kuko nasenze Imana mbwira Imana ati mwana sibi nibi kibigenza Imana iransanga ngo ati mama wawe aragiye ndamucyuye n'abandi barazimba vane mu nzira ndazimba vane mu nzira kugira ngo mwiyereke mwana wanjye babone ineza yanjye kuri wowe babone ko wankoreye ati ndaze mavane mu nzira kuko banze kumva ibyo bintu se ntabwo byahuye no kwibwa kwawe kwakwibwa kunyiba nyine nibisanzwe bakugambana mu ikaritsiye nyine nuse kunyiba bakwibye bakugambaniye baragambanira kubera ukuntu uri umusitari cyane ati tugomba kwiba Nyarudindiri afande cyane rwose Imana yaracanze ngo ati nze kukwambika ibirenze kuko nyuma kudodesha iriya myenda y'amanyenyeri Imana yaracanze ngo ati tuza mwana wanjye nze kukwambika n'ibindi birenze sindakwambika ati nta wundi uzambara ibimeze nk'ibyawe kereka njyewe bihurizaho n'abasirikare n'abapolisi gusa kandi njye biba bifite icyo bisobanura na wanyigana ariko
bose byo umuntu wambara uniform bifite ikintu isobanuye ku buzima bwe. Ngewe biba bifite icyo bisobanuye, mani ma design bifite icyo bisobanuye. None iriya myenda y'abasirikare nabonye itandukanye n'iy'abandi bantu wambara. Nose ko baranyibye. Banyiba amakositimu yose ya gisivile. Amaki? Amakositimu yose ya gisivile. Yego. Gisivile ni nkuko nawe wambwira ngo ni inkutizo ukambara. Yego. Ni nawe uramenya ngo kiriya kintu yambaye ni cya runaka. Oya. Ubwo rero iyo makote y'amapeti yose barayasiga. Nzi ko wari ufite amakositimu menshi cyane. Yego. Ariko mfite amakositimu y'amapeti 3 niyo basize gusa. Niyo basize. Ariko babonye ibyo byo niba nabijyana bizabakoraho. Ibyo byabakora ntabwo byari ibyabo. Nicyo gisobanuro cy'Imana iba ntabwo byari ibyabo rero. Naganiriye n'abapolisi mbavuga ko banyibye, baravuga ati se ya myenda yawe y'amanyenyeri barajyanye, ndavuga ati reka da, ibyo ni nabyo basize ahubwo. Baravuga ati nibabitwara ibyo birabasize ntabwo ari ibyabo. Ibyabo ni birabatwaye. Ati bira nibyo byawe. Cyakora. Ati ntabwo bari kubitwara, ntabwo ari byari ibyabo. None ubu ngubu ubuzima bumeze gute nyuma y'aho ngaho wari uri nyuma yo kwibwa? Ubu ndaho rwose. Hari umuntu wanyera agasamburete kangana n'uburiri. Niberamo nkakinga nuko kugira ngo negereze ikimana navuganye nanjye kuri yanzu yanjye yahitaze na kadasitere na fiance wanjye umuzungu arenda aze gucyo mani muhagurutse. Nose fiance wawe umuzungu mujya muvugana? Oya. Kuvuga kari isezerano. Ngewe wabivugaga nkagira ngo uwo fiance w'umuzungu aranahari. Oya. Kumbe ni isezerano utegereje. Tubisengere cyane Imana iguhe umuzungu wawe imunamuzane inaha i Kigali. Cyane rwose. Ibyo bibanza n'amazu. Ubu ngubu n'abajya kuzirika bagende bazirike ntibazabishobora noneho. Ntabwo bakubasha ufite imbaraga. Kuko namaze kumenya ko abantu zo mu madepe hano rw'Intare eka mbivuge n'ubundi baba banyitesha. Bahora mu migano bari kuzirika amasezerano y'abandi. Imana iracangira ngo ati mwana wanjye bagiye kukuzirika batwara ikirere. Batwarira ikirere cy'insina. Batwaye ikirere bagiye kukuzirika. Mu migano. Ubwo rero baragipfundika. Bamaze kugipfundika baragihinahina. Bagipfundagira munsi y'igitsitsi cy'umugano. Ati uko tumuziriki tumupfundagiye aha nako azaguma hasi nazajya n'umumenyi. Nazajya n'ibiterana ajyamo. Nazarenga u Rwanda ngo agiye mu kindi gihugu. Ibyo byose Imana yarabimbwiye byose. Kandi Imana igufiteho umugambi wayo. Yarabizituye. N'abandi bafashe agacuma bagenda bamanika ahantu ku muyenzi hejuru mu kirere. Ibyo bintu se ko byaba bihuye na babandi bakuririye amafaranga? Ibyo abandi iyo mafaranga biri ukwabyo. Noneho n'abajya kuzika amasezerano biri ukwabyo. Numva ibyo bintu byose rero bimurizaho. Ibyo bintu byose biguhurizaho kandi uri umuntu umwe. Nubwo bavuga ngo ibyo mu miryango ntabwo nyirwana nabyo cyane. Kuko ababyegesereraga bari bakakubyara papa barapfuye. Ariko ubu ndi kugwana n'abarozi bitwa ngo ni abanyamasengesho bajya kuzirika. Bajya mu migano. Noneho nkongera nkarwana n'abariye inkunga yanjye b'abanyamakuru ati ni mubinyuzeho ni njye umanagenga nyarudindira. Kandi abo ngabo wajya kure ugasanga ni abo muri ADPR b'abanyamakuru. Noneho bariya bakorera kuri ariya macano y'abanyamakuru bo muri ADPR. Zaburi cyawe buraye kuri amafaranga. Cyane ari wo ndiyi nzu. We yaranabimbwiraga ariko ntabwo mubesha. Arakubwira ati ngewe amafaranga yawe barayamaye ariko nta nshobora kuguha. We yarambwiye ngo ninjya ku yandi mahitubwi nanzu nzabona kandi yari ihari. Abanyamasengesho mu ADPR barasenga. Imana yababwira ati umukozi wanjye ati mwubakiye inzu iri kubakwa ibyumba 3 na salo na korodori nziza cyane. Byari byiza. Nyuma y'amezi 2 araba yinjiyemo. Y'amezi 2 asize ibirariwe. Abantu zo mu ADPR baramamaga ati nyarudindi inzu yawe irariwe. Nawe ubwo aratinyuka arabikwibwirira. Oya nabandi banyamasengesho mu ADPR. Erega naguzangwa na bose. Barabimbwa ati inzira ariwe. Y'amezi 2 asize. Imore kabisa. None basanga ni kuri Zaburi iriye. Yego. Banje n'amafaranga menshi Irene we ntacyo yamariye na gito. Irene nawe nta kimugeza kumarira. Kandi ubu ngubu mbisubiremo. Bari kumbwa ko Irene yanyizije kandi nta n'igiceri. Niyo mpamvu nanjye
twanavuganye no kuri telefone turatukana ndamubwira ati ngewe ati nutakemura ikibazo ufitanye n'Imana na Nyarudindi iraza iguhana ndanabimubwira nawe arabizi ubwo yarifashe ntiyagira ikintu na kimwe agufasha kandi inkunga zaramunyuragaho nabonye najyana n'igiceri akajya avuga ngo amaye miliyoni nta n'igiceri muzeho none niyo mpamvu usanga abantu bose naba ngiye mu ivugabutumwa cyangwa hari umuntu umpamagaye mu kiganiro ngo ugiye kwa Irene ntabwo tareke Irene yabatwaye umutima Irene ko ntacyo yamariye mwavuze abandi bari kugira icyo bamarirane ndi ibiganiro bakama amafaranga tuvuganye Irene ko ntacyo yamariye Irene yabatwaye umutima na roho byose biragenda Irene yabasizemo ibiki ntabwo ati Irene twarashwanye kireka ariko naje no kuyimubwira ndavuga ati nzongera kuguha ikiganiro ariko mvuga ati nike mu nzu yanjye nawe arabizi nubwo ari muri Amerika nawe arabizi nimba ari muri Amerika nimba yaravuyeyo nawe iki kiganiro azagikurikirana yari yaragiye Canada ni Canada yaragiye nimba yaraje nimba yaravuye simbizi ariko nongeye mbisubiremo nzongera kumuha ikiganiro ari uko nice mu nzu yanjye nanjye nziza cyane yego nibwo tuzongera tugasabana ariko sinshaka ko bagira umanaginga Manibo wese bimeze gute Manibo we nta kibazo Manibo we mubanye neza cyane rwose ankubita 10,000 ikiganiro kitarenze iminota 20 niyo abonye kigenda kirenga avuga ati aho ya nimurekeraho nimufunge kamera ntabwo dusaka ibintu birebire oya wapi bikigeze iminota 20-25 ahita afunga kamera ubwo 10 yarimaye kera kandi yananegeye Manibo ashimwe cyane kabisa cyane rwose kandi nimba Manibo reka mbivuge n'abandi bagiye bamwigiraho nimba Manibo aduhuze turi batatu yateguye 30,000 buri wese 10 kandi ikiganiro kigomba kugera iminota 25 nimba ari kirekire 25 ni uko nguko rero tugiye kuririmba wanjye Yesu ukoya mundu tiranjye naramumenya akura kutaka kwitezanya n'abagome yewe nukoneze kuza mwibagirwa imureke nsubire umwami wanjye Yesu ukoya mundu tiranjye naramumenya akura kutaka kwitezanya komeye yewe nukoneze kuza mwibagirwa nzamutirira nawe wabinabo kuko we ntabwo yigeze anererana umuntu wese umuguma witeka amuha ibyiza byo kumunezeza umuntu wese umuguma witeka amuha ibyiza byo kumunezeza ntabwo nzamutirira nawe wabinabo kuko we ntabwo yigeze anererana umuntu wese umuguma witeka amuha ibyiza byo kumunezeza umuntu wese umuguma witeka amuha ibyiza byo kumunezeza nasonifite ibibazo muranatararimwe murira zitacika intege mu rugendo natangiye kugeza igihe ndagera mu ijuru ndajya muririmbira nsize mugana sonifite ibibazo muranatararimwe murira zitacika intege mu rugendo natangiye kugeza igihe ndagera mu ijuru
Afande Nyarudindi urakoze cyane kudususurutsa. Nyarudindiri musaza Roza Muhanda. Hagize akabura aho bibari ikibazo. Da official mu bikureho. Nonge mbisubiremo nazajye wonge kumamagara. Nyarudindiri official babaye benshi. No mpamvu avuga ngo ariko rero ubundi bwo iriya canone nagije guhemba ko tuyireba nawo nabandi bayinyitiriye. Da official mu bikureho. Nyarudindiri musaza Roza ni Afande Nyarudindiri musaza Roza Muhanda. Umva iryo zina ryongeyeho rirusha official. Indirimbo ni nziza cyane n'uburyo uzibyina biraryoshye. Ngerera abantu bamamagaye ngwino duhe ikiganiro nagenda aririmba naririmbye indirimbo zanjye umuziki bawukora neza kuri machine niyo mpamvu nkuririmba wumva birimo neza biba biryoshye cyane bisoka kuri tubiri yabo rero birazamutse noneho twasoza ikiganiro cyabaye kirekire ibyo kuba birebire ibyo nacyo bimbwiye icyo nshatse kubabwira umuntu najya mu kiganiro wese ajya yandika Afande Nyarudindiri musaza Roza Muhanda. Iryo naryo ni ibanga ryatanga kubera ko nyine mbamenere n'ibanga niturufu mbameneye ibanga niturufu mwajya mukoresha bamamagara bose kugira ngo chano yawe noneho wanditse Afande Nyarudindiri musaza Roza Muhanda nabwo ikiganiro ukabyandikaho cyajye ugiye kuri YouTube bita bizamuka
bita bitumbagira hejuru. nibyo uhita ubona Yego. channel yawe bagahita bakanda hahandi ari ikimenyetso cya channel yawe bagahita bagusubscribe kuko babonye akatureba uyu muntu afande Nyarudindiri musaza Roza Muhando ho yahaye ikiganiro akatumureba bagahita bagusubscribe. Unibutsa abantu gukanda subscribe. Unibutsa abantu gukanda subscribe kuri RIV Entertainment. Yego. Ni channel y'icyerekezo. Ni cyane rwose. Dusoza nge bumvaga kuri mikoro ni Tuyambaze Venuste nk'ibisanzwe. Wowe ni Afande Nyarudindiri. Ngewe amazina yanjye bwite Dusengimana Jean Baptiste kuri YouTube wandika Afande Nyarudindiri musaza wa Roza Muhando. Urakoze cyane. Byo kuvuga nomero rero nazo ndi buvuge nawe utamaze kuzimenya. Ubundi bazandike Afande Nyarudindiri musaza wa Roza Muhando n'umuzange bazazibona. None ukoresha na Facebook na Instagram byose rwose na Instagram na Facebook ndiho Instagram hose byose ni Afande Nyarudindiri musaza wa Roza Muhando uhita ubibona nabyo n'ubundi. Urakoze cyane kubw'umwanya wawe. Twaba tukurekuye ukajya mu bindi. Urakoze. Ciao ciao. Ciao ciao.